Okay. Ibyo urimo birekeye hari ikintu nshaka kuganira nawe. Kwezi. Muraho? Uyu mushiki wa Paul. Ndabona bagiye gusa. Beti. Uyu nguyu ari inzobe. Beti uyu nawe ni musaza wanjye yitwa Deo. Sechiwi we waramemukiye. Yaraje ngo kureba Paul aramuhamagara afite telefone urumva mushiki we iri wabo bari bamwereje ngo aze barebe ko nta kibazo yaba yagize. Yaraje kumureba. Paul arakomeye. Paul ni muzima ntarakomeye. Ntuhangayike rwose. Ndashaka kumubona. Urashaka kumubona? Tujya mu rugo nkamubona. Okay. Ari mu rugo ubwo wategereza ndabona undi asigaye amasaha makeya tukaza kujyana mu rugo nta kibazo cyo kumusura. Okay, bose yaba yicaye hariya nta kibazo kandi turakwishimiye. Yego murakoze. Ndakwishimiye cyane. Ubwo uraba wicaye gatoya turazana hariya harimo agatebe. Okay, nanjye ubu nari ngiye kugenda. Ngiye hahandi. Yaramamagara ambwira ngo ngende tuvugane. Yes. Genda ugere vuba nuko tugize umushyitsi tubonye tumutwaye. Sawa. Okay. Cyane abo ndabona basa rwose. Barasa pe. Okay, mvuye kureba Paul. Yewe. Natwe twumiwe. Noneho uyu munsi sinzi pe. Siko mubyara. Ese we amaze igihe? Amaze iminsi? Urebye ni ntabwo ari iminsi myinshi cyane. Ni nk'ibyumweru bibiri. Aryamye kuri yase cyangwa yabaye no munsi? Uyu munsi niho yakabije. Ubundi yabyukaga nyine yavuga ngo umutwe cyakoroherwa ariko uyu munsi yaryamye cyane pe. Yose ubundi mwigeze mumujyana kwa muganga? Rusu mwajyana kwa muganga atakubwira ngo ndababara ahangaha we. Oya no mu mutwe yatakaga. Umutwe twamushakiye ibinini twumva ari ibintu biri bworohe agasubira mu kazi. Kuva ibyo byumweru bibiri byabase mwagiye mumuha ibinini basi mukabona yoroherwa. We ibinini atubwira tuko biri ndumva ameze neza. Hamwe tukabyuka twumva ko ari busubire mu kazi nyine nk'ibisanzwe. Ahubwo ngo rwose yari yakize yamaze kumera neza gusa sinzi ukuntu yongeye ariko kuva ejo aryamye kugeza amasaha. Ari umutwe sanze ari bwo kiryama. Ejo tujya mu kazi. Twamusize ahangaha yicaye. Urabizi ko ejo twavuye ku kazi turi kumwe dusanga araryamye. Cyeyi ikintu kirimo kirantangaza. Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu waryamye ejo akaba akiryamye. Aya masaha. Ese ameze neza. Oya ntabwo ameze neza. Ameze neza aba yabyutse. Nase uwo ntuvuye kumwireba ndamurebye pe arahumeka. None se nta kuntu buriya twamukangura. Akoze umuntu oya nta kibazo. Umuntu butakumukangure ubundi avuga ngo baze nawe twumve nuko ameze ari. Uzi si impamvu ngiye mbashaka kumukangura. Mba ngira ngo ariko uzi ko ni umuntu aryamye aruhuka ariko. Kakuri afite ikibazo cy'uruhuka iminsi ejo. Aho ari kureba uzi kuruhuka iki gihe cy'ingana ariko uzi umutwe utuma adasubira mu kazi. Nyine umutwe mbona ngo ari woroshye. Uramutse umukanguye. Oya basi ukanamuvugishiriza n'ahari ukamubaza uko ameze. Igitekerezo cyanjye rero ndumva twamureka akicyutsa. Kuko umuntu urwaye bishobora kumubyutsa ukamukanga ubwo ari guhumeka neza nta kibazo. Humura beteza gukanguka. Usaza abona nta kibazo ufite. None se urabona buri ari ubuzima. Okay, turamubaza impamvu mukangura tukamuvugisha tukamubaza no kwenda wasanga ari bunakanguka. Tukaba twamujyana no kwa muganga. Ukibiraterwa nuko ari bukanguka ameze, sibyo? Nibyo. Reka tukimukangura. Fuko turibona ko ari guhumeka neza ari muzima nta kibazo.
ubwo naba yikanguye ibitotsi yumva bimazimo nibyo ari buduhereze igisubizo kumenya niba tumujyana kwa muganga cyangwa se kanze gato baba we umva biriya binini wamuhaye mana yanjye ubwo apfuye aramutse apfuye ntabyo ko ajya kumusinziriza gusa wowe ndibutse biriya binini bisinziriza umuntu amasaha 24 kandi amasaha 24 ntarashira ntabwo urashira nyine akibuka uko twagira ngo turebe ko ahita agenda ahubwo umva ikibazo nabishurugire ngo araje ibyo ari byo byose urumva ibyo ari byose ashobora kuba hasiga amasaha make none se suzi ko ejo twagiye ku kazi dutinze ari nko mu masaha 9:00 ya umva ibinini biramuvamo 9:00 umukobwa sara bakiri hano ndabizi se dukora iki nzi gusa Betty ntugire ikibazo rwose umusaza wawe ni muzima kuva ari guhumeka se bibaho hari igihe umuntu aryama agasinzira ese reka mbabwire ntabwo nshaka gusubira mu rugo ntabwo cyangwa se ngo tunavugane umenye uko ameze mbe namenya n'amakuru najyana mu rugo urumva tubonye wenda binameze nabi ushobora no kugenda tugahamagara mu rugo bakaza bakadufasha ariko tukamenya ikibazo afite urabona twe tumwanza urabona turi abana ko ntabwo muhanze ariko uzi umuntu ntanaheruka ariko katurindire nyine ubwo urongera urare nyine none se tubigenze dute urongera urare nyine kugira umunyamakuru gusa ntabwo ndumva tutamukangura reka tukihangana amasaha makeya nawe babwire ko bibaye ngombwa kongera kurara uzagenda ejo cyangwa se nugenda ubona aza kubyuka tuza kumwaka kuri telefone muvugane cyangwa uzagaruke cyangwa agende ejo ntabwo nagenda tutabonanye kuko ntacyo ubu naba njyanye iki ubwo nyine tegereza abyuke ariko ibintu byo kubyutsa umuntu urwaye ibyo bintu rwose ntabwo reka dutegereze turebe amaherezo ariko icyo niba wamukoze ukumva ni muzima sibyo ni muzima byarahumeka ariko ikibazo umuntu ntavuga nta kibazo ubwo reka dutegereze ahubwo njye bijya buriya byanteye n'ubwoba ariko si ubwumva ntabwo bufite ubwoba bw'igizi reka paul ni muzima kuba muzima ni muzima ariko afite ikibazo njye ntangiye guhangayika kabisa urabizi ko ntajya ngira ubwoba uriya mukobwa ndumva sinzi Betty uri guseka kuri yagize akana keza umukobwa ndamuzi agira amahane umva na musaza we yagira mbere ati mva muri bashiki bangira Betty rwose no kuva akiri mutoya rero nanjye ntabwo ndabyumva ukuntu undi se ajya kuza yaguhamagaye umva ndarizamwe nibwo ngiye mbona nguye icyo nacyo ni ikibazo tugomba kugitekerezaho kuki ataguhamagaye naramubajije ndabwiye se uza musaza wawe njye ntabwo mpamagara ntabwo guhamagara ntiyacamo ibibazo nagirwa n'iki telefone yawe wigeze uyizimya se gahe icyo ni ikibazo niyo ambura se basi nidacamo yo kunyuza na mesaje nanjye byo ndumva mfite ikibazo ikigaragara cyo ntabwo bashaka kuba hari amakuru afite ashaka kuba yaje amakuru afite kuko ntabwo ntibyumvikana ntabwo umuntu ashobora gutega ati harya waboneye reka ko mani yanjye byose ndabona nahari aba yagiye ku ishuri ubundi nararimoje se ko utaruheruka ngo mba ndi mu biraka kandi ibyo ukora akana akazi gushakisha kari mu biraka hirya no hino umuntu waretse akaza ngaje kureba umuntu umva ikindi kibazo se ngo noneho ngo nababyeyi ngo bamubwiye ngo genda ujya kureba mu kibazo ngo baba bafite ntabwo bibaho ntabwo bibaho ntabwo bishoboka uriya mukobwa ashobora kuba afite amakuru noneho umva ikibazo rero njyewe ndimo ndasenga imana imfashe nagera mu rugo urumva ntuza ntazamwibagirwe paul azahita amumenya kuko amwibagiwe cyaba ari ikindi kibazo gute se gute nawe ariko byibaze mugende ndi kwishima kujya
ntunamumenye kujya Kuvuga ni iki? atamumenye byaba ari ikibazo gikomeye tena kuri twebwe Gute se? gute Paul yarwana bigeze kare bene kuriya ukuntu ameze ntitumenyeshe umuryango we ibaza ko izamuyoberwa ayo makuru yatwara iwabo akavuga ati nageze mu rugo ranyoberwa umugore nta kibazo ari mu kazi nta kibazo nigeze bitumenyesha cyangwa ndi basenga Imana basamumenye wenda icyo kintu uvuze nicyo ntibishoboka ni gute umuntu yarwara sibyo umuryango ntubimenye ko byaho yibagirwa abantu njye ndimo ndasenga Imana ifashe azamwibukiye wenda n'ibindi byo babyibagirwa nubwo Paul avuga akarya ariko Paul twamurose nabi nako nakunze kwiyakwibagira n'umuryango nicyo kintu nsigaje kurinda kwiyakwibagira n'umuryango we ariko ndi kuvuga Imana ifashe byibuze Betty kuko ndabizi ko ari mashiki we akunda ndebe byibuze ko yamwibuka akamwibuka baganira akamubwira ko nta kibazo bitarangira ariko ibaza amubwiye ngo sindi kukumenya gusa ko ari ubwa mbere ngize ubwoba ibaze Paul ari kubwira Betty ngo uruba hehe Imana we ibyo bintu ntabwo byakumvikana dukora iki rero dukora iki si ubwa mbere mubwiye ngo dukora iki si ubwa mbere ni ubwa mbere ariko noneho nanjye ndumva namutekerezaga nkavuga nzabikubwira nitangwa mwibwira iwabo n'umudure barananze ubu koko ubu niki mfite n'amakosa Paul sinzi niba aramwibuka nibibaho niki twakora ngo Paul amwibuke Paul umva sinzi kabisa uretse rero nanjye kukubwira ngo wagenda ukicarana na Paul ukamwibutsa famiye ye yose ukagenda ukamwibutsa ukamwibutsa nyina ukamwibutsa se wibyo umva wishakira ariko cyane zitari ahubwo umva mubwire ikintu twaza ikibazo cya Paul ibintu byose yumvisha inyuma y'umunota umwe ahita abyibagira nyine ibyo ndukubwira wumva ikintu cyiza turi bukore tuzi kubabuza sibyo tubajijishe mbese tubabuze kuganira tubabuze kuganira yateze umusaza we uragiye ibyo ntabwo bishoboka turamubuzabuza umva sibyo iby'akazi bireke urumva akazi bukaretse urumva nanjye akazi ndakaretse dushaka ahantu tujya turuhuke urumva tunywe byeri dutekereze icyakora niko bimeze ngo dufate ibintu bibiri mwaramuka mumenye ko ari bugende mwaramuka atamumenye umva mbabara tureke gufata umwanzuro duhubutse ibyo nkubwiye byumve tugende tujya ahantu njye nawe dufate byeri urumva dutekereze neza sibyo nta byo kuvuga ibyo bintu urimo gukoza nitureba nabi ibyacu birarangiye Betty umukobwa umuzi igice singira ubwoba ariko ubaze ariko ni ubwa mbere wongera ucyumve ni ubwa mbere ngize ubwoba kubera Betty urumva ukigira ubwoba utazi n'amahane yiwe nyamwenge ko yijijisha yikigira ukuntu kagira amahane nava mu bumotari kabisa umva ni ubwa mbere bimbaye ibingibi ariko tugomba kugira ute gushaka icyo dukora niba ufite warangije kubona icyo uri bukore wambwira nanjye kuko njye deja narangije kubona icyo ndi gusa icyo twakora ni ukugerageza uburyo ki yajyana amakuru iwabo adakanganye cyane urumva akosheri kugerageza uburyo akabona ko rwaye ariko bitakabije nyine turamuba hafi tiye tujijisha ariko nuse iki twakora ko twarangije nyine twafashwe nuse dukora iki tumusubize nabimubajije ubu urimo urabitekereza iki urambye ngo kugerageza uburyo urumva icyo ari igisubizo ubu wajya kwa muganga urwaye kanseri dogita akakubwira ati ngiye kugerageza dogita niyo yaba abona atari bushobora arakubwira ati ngiye rwose ndakuvura ariko
tumutangira tugiye kugerageza ku buryo azatwa iki rero iyi mpamvu ndimo kuvuga gutyo reka twafashwe byarangiye nibyo byamuhagurukije yaje kumureba noneho urabizi ko ari njye uwo rupanga igisubizo tayari nakibonye hari nonese ukukizwa ukikundusha gutyo ni umuntu si beti duteye ubwoba cyane beti kabisa igisubizo nakibonye reka twice beti ngo ngwiki tumuwe kumuntu ushobora gutuma njya ndimo kurota ngo ukora iki ngo twice ariko akanakumira ariko dewo uzi ko ugiye guhinduka umwicaye neza burundu ibisubizo byawe byose wumva ko bibonekera mu kwica ariko uzi ko nyibukije umukozi wanjye uramwishe niba ushaka no kwicara muri mu kazi wanjye nose ko we bazakwica oya ubukorwa ukunze muri mu kazi wawe kwirusha oya ntabwo cyari igisubizo dushaka ubundi buryo atari ukwica oya kwica numva muri Bibiliya bavuga nubwo ntemera Bibiliya numva bavuga ngo kunda mugenzi wawe ngo nkuko wikunda uzi utemera Bibiliya wemera iki mutemera Bibiliya wemera iki none ndumva wowe ahubwo wowe urimo urakunda mugenzi wawe kwiya kurusha uko ariko nubwo kuvuga ako nawe tekereza uzi amafuti ibintu byinshi tumaze gukora byose uzi ko Imana umunsi Imana ibifashe ikabishyira ku mugaragaro tukagaragara uzi ko Imana itatubabaye irahari iyihe Mana se iyihe Mana Imana hano sibyo wowe reka nkubwire nukomeza mu mutwe wamaze kujyamo ibyo kwica nubwo ubwo wagira ngo bugira ikibazo ubwo utangiye kuvuga ngo iyihe Mana hakuzi ko ibyo ntibikureba niba wizera ibyo utabona ubwo ntibikureba ariko njye icyo nshaka nta kibazo ndashaka umva reka mubwire sibyo reka ngumane ubwo ibyanjye n'icyo ariko aho hantu ho ntabwo Sechiwi we waramemuchie